Hari. Karame. Yesu. Wa muntu. Bigenze bite? Imana ishimwe. Habwa cyubahiro. Imana habwa cyubahiro. Rero tugiye akoroshye ni muzima. Ni muzima wowe wabonye neza. Imana icyampa ngo Imana ishimwe. Ndakakira. Reka mubwire rero. Ikintu tugiye gukora tugiye kumushakira ahubwo akajerekana. Rugema akikashobotse bashije kuba yabona umuntu noneho umuhangara akanamuhangabona nta kintu cyo kuvuga afite ari gutera ubwoba hariya ibyo yakwikora byose bamaze kuba nawe bamubikamo ubwo watekereza yuko yikangira akambwira ati ukuntu dukanga abana shaka ikindi birira kandi wibeshe wongere untunge n'urutoki maze mwereke ntugire ngo ndi nyantambara wafataga uko wishakiye nje nakugezamo ibyo uri kwibwira byose ntacyo wantwara. Aya amagambo yakomeje kugenda avugwa na mama wa Kanyana ubwo Rugema yashakaga kuba yamugirira nabi ariko nyamara yasanze mama wa Kanyana uri hariya nawe atoroshye ari isasu. Rero byaje kuba byatera Rugema kuba yakwibaza byinshi atekereza cyane mu buryo bw'umutunguye. Ubwo rero mama Kanyana yaherezaga mama wari wagize ibyo kurya Rugema byamubaje cyane kubera ko Rugema afite gahunda yo kuba yamwicisha inzara ngo wenda rero ko yava mwaro arugo ariko na mama wari wagize iri hariya nawe ni ikindi icyamuzanye ntago ari ukurya niyo bamwemera ibyo sinzi ko rugo yabasha kuba yaruvamo ariko na n'ubundi kubw'amahirwe meza yaje kuba yagize amahirwe asanga mama Kanyana aza mwarura rugo. Mama Kanyana kuva yagira mwarura rugo rero navuga ngo mama wari wagize akomeje kuba ubwo Rugema akomeje kumutoteza cyane amuziza yuko ari gutanga ibiryo akamubwira ati ibiryo ntabwo ari ikintu wavuga ngo bahaye umuntu ugasanga ushaka gushwana n'undi. Kuriya Rugema nta mutima muzima akigira nta mutima ukunda akigira ntago ibintu ari gukora ari sawa kubera ko hariya ndavuga ati Rugema nta ngingo imurengera hariya no mu rubanza afite umutima mubi cyane ibyo yibwira siko biri. Biriya ibintu ashaka gukora ni ibintu bitameze neza ariko hariya sinzi ukuntu bigiye kugenda. Ese reka twibaze ngo mu rubanza bizagenda gute ibya Rugema ko bikomeje kuba inkazi. Umubwire ngo dukomeze kubana neza muri ibiganiro ukubondera ukanda kwiyagutse subscribe kugira ngo uyu muyoboro wanyu mugari muzamure ukomeze kuwuteza imbere ucaho ibiganiro kubera ko ari ibyanyu nta wundi biba byagenewe nta n'undi utari mwewe sibyo rero kuzamura mukanda kwiyagutse subscribe nta kindi bisaba. Tunyarukire kwa Isimbi ubwo bamaze kuba bamwemerera kuba mwarura rugo batakimwirukanye ntago ari ibintu bishimishije kuba bamwemereye kuba mwarura rugo. Umugambi uriho twawubonye. Umugabo yafashe umugambi wo kuba yajyana uriya mwana wiwe kubera ko yikarakasaga atamenya ikijya mbere ariko nini bababwiye ati uriya mugabo namara kumenya ko hariya hariho umwana w'uruhinja sinzi ko umwana bizamugwa amahoro. Bamaze ko bapanga ko rero kuba bamujyana mwamaze kuba mwabyibonera ntabwo ari ibintu ndi kubabesha. Hariya rero Isimbi nawe kababwira ngo ari mu mazi abira ibibazo nibwo byatangira twibwiraga yuko umuruho yawusoje ariko reka mubwire ngo ibibazo niho byatangira. Nimba bagiye kuba bamujyanira umwana sinzi ukuntu biri buze kuba byagenda. Ni ibintu bitameze neza hariya kubera yuko nabasha kuba bamujyanira umwana no gucara yasara bitewe n'urukundo amukunda ahita yumva nta kintu akimaze mu buzima bwiwe biriya bintu byamutera no kwiyahura. Muze kuba mwakurikirana filime mugire ubutumwa mu mpera uriya mugabo mumubwira ku bintu agiye kuba yakora kubera ko hariya agiye kuba yabaza umutima w'undi mwana hariya ibintu bigiye kuba byamubaho ni ibintu bitigeze bibaho mugiye kuba mwareba ibintu bigiye kubaho. Murebe ukuntu akunda umwana we namwe muhite mushyira mu nyurabwenge nanone mutekereze umwana we namara kuba yaburirwa irengero muhite mwaza ngo ibintu biraza kumubaho ni ibihe. Ariko nyamara umugore we abasha kuba yakomeza kumusabira imbabazi inshuro nyinshi zishoboka ariko bakamubwira ko ari gukora ubusa agomba kugenda mu ijoro ritaha huko. Icyo batazi cyo mukuru we mwene nyina w'uriya mugore washitani we
nta kintu yitayeho we. icya mbere ni uko yagombaga kumva yuko Isimbi agomba kuguma mwa rugo, ariko biramushimishije ariko ntabwo azi ikijya mbere. Ese uriya mugore araza kuba yabimumenyesha? Ariko ikintu kiriho njyewe mugende muri comment mubwire uriya mugore abwire Isimbi ave mwa rugo hakiri kare, ubuzima bw'umugore yemerewe mubabaze ariko abashe kuba yakiza umwana we, kuko hariya nabashe kuguma mwa rugo. uriya mugabo twabonye ari intare ari nasubirwaho, ntabwo bari buze kuba bamukanga ku buryo badafata kuri uriya mwana. Reka twibaze ngo kamarade wacu we ese arabasha kuba yagera kuri Emile, noneho kuba Emile tubonye yuko ari muzima, ibintu bimeze neza, ese bari buze kuba bahura? Ese ko twumva yuko Emile wacu akangutse, Anita we byifashe gute? Anita nawe turaje turebera hamwe ukuntu byifashe. Ndabizi neza filime yasoje naye mubonye, kandi numvaga mushaka kumenya amakuru yiwe, nawe ndaje mbisobanuriyeho ikijya mbere. Niyo mpamvu manze kugira ngo ikaze mu buryo burambuye, ariko mbere yo ikaze nawe manze kunyakiriza mukanda kwibuka subscribe kugira ngo tubane neza. Ikaze mu buryo burambuye kubera yuko baje kuba bumva akoroye nyuma yuko bari bamaze kwivuga bavuga yuko amaze kwitaba Imana. Byaje kurangira rero umuhungu wacu akoroye, biza kurangira bavuze yuko ari muzima. Ibyo ngibyo wabishimira Imana. Jya muri comment ushyiremo udutima twinshi cyane, cyangwa se wandikemo Imana yakora, cyangwa se wandikemo amena kubw'ibintu byaje kuba byaba. Ibyo bintu byo ntubyibagirwe niba ufite umutima ukunda, nubwo utajya muri comment ushyiremo udutima twinshi, cyangwa se wandikemo amena kubw'ibintu itangaza Imana yabashije kuba yakora. Ariko nanone wibuke kugenda ukanze ku buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kuzamura umuyoboro mugari wanyu wa YouTube no wanyu, kubera ko cyahe ibiganiro kandi ari mu byagenewe. Nta yindi rero kuzamura kundi sibye gukanda ku buto ya subscribe kugira ngo tubane neza muri ibi biganiro. Nyuma y'byose rero reka tube tunyarukiye kwa Isimbi gakeya, nubwo hano turaza kuba kuhagaruka mu zindi ncamake zigiye zitandukanye. Isimbi aje kuba bamwemerera kuba mwa rugo, ariko mu kumwemerera kuba mwa rugo we hari icyo atazi. Twe twabonye nuko umwana we yabashije kuba bamupangira kuba bamujyana. Ibi bintu se biri buze kuba byarangira gute? Umwana we niwe ugiye kuba igitambo ciwe. Ese ari ukumwirukana akava mwa rugo, cyangwa se akahaguma umwana we akaza kuba yahura n'ibibazo? Wowe n'iki wamwifuriza? Jya muri comment usitangemo igitekerezo cyawe. Ntabwo kumva ibintu udashyize igitekerezo biba ari sawa, uba ugomba gutanga igitekerezo kugira ngo tumenye ngo abantu tuba tubwira abo badukurikirana 5 kuri 5, cyangwa se ntabwo baba badukurikiranye. Uba ugomba gushyiramo igitekerezo cyawe cy'ukuntu ibintu ubyumva n'uko ubona byifashe. Reka tugere kwa Rugema. Naho kwa Rugema ni ibibazo, ni agahinda, ni ibintu bikomeje kuba byaba atari byiza, aho mama Kanyana bashije kuba bashaka kuba bamugira nabi Rugema, kubera yuko ahaye mama we bagiza ibyo. Ni ibintu bikomeye cyane rero, aho Rugema adari gucana wakana mama Kanyana hariya ni intonganya, ariko mama Kanyana uri hariya nawe yaje ari ikindi yaje ari isasu, yaje yarahindutse ku buryo bukomeye cyane, aho Rugema amubwira cyangwa se akamukanga buri ko ntako ariko cyagize gushyira imbaraga zose zishoboka ngo amwereke ko ari umugome, ariko nawe ari kumwereka yuko ntacyo bivuze ari zeru imbere ye. Aho rero Rugema ari kuba yamubwira yuko yanamukubita, agashaka no kuba yamukubita akamubwira ati ibeshi umureho. Ni ibintu mwagiye mwibonera, ni ibintu bishimishije ku bantu twanga Rugema kubera amafuti yiwe ajya akora hariya. Navuga ati frustration, ibintu bigiye kuba byamubaho ni ibintu dukunda. Jya muri comment utanga n'igitekerezo ku byo bari gukorera Rugema tubishimangira. Hariya mama Kanyana rero nawe ari kuba ari gukora igikorwa cy'utware, kubera ko nawe yasanze yaraharitswe bikomeye cyane, hari ibintu atarazi na mama yibagiza nawe, nuko nawe hari ibintu atarazi, bari kugenda bamenya gake gake. Ese iribagiza we biri buze kuba byagenda gute? Ko akomeje gutaka cyane, akomeje kugira amaganya mu mutima wiwe, ariko hari ikintu adashaka kubwira Kanyana. Akomeza amwereka yuko ibintu byose ari sawa, ariko nyamara twe hari ikintu tuzi kuri bagiza na Cyusa. Akomeza agenda amubesha ngo we na Cyusa ni amahoro, ariko nyamara ntabwo ari amahoro. Byari ibintu tuzi bakomeje kuba batumvikanaho, urukundo rwabo ntabwo rukomeje kugenda neza nk'uko tubishaka, ariko nyamara Cyusa ameze nk'aho ashaka kuba yaca inyuma ibagiza. Ese tubwire muri comment nk'iriwe mbabwira, urabona Cyusa ashaka kuba yaca inyuma ibagiza agakundana nande? Arahari? ntabwo nagira ngo nawe ari. Kandi namwe nk'abantu mushyira mu bwenge mutekereze neza, muraza kuba mwamubona, ubundi muhite mumereza igitekerezo cyanyu muri comment mubwira ati n'uyu nguyu.
dusubira kwa Emile wacu rero ubwo bari bafashe umwanzuro wo kuba bamushingura kubera ko batazi umuryango wiwe, kubera ko batari bazakomoka, kubera ko bamutoraguye ari intere itereye aho baza kuba bamuhawe ubutabazi bw'ibanze. Rero bari bavuze yuko yitabye Imana nta kintu na kimwe baraganira, nta jambo arababwira. Byari agahinda rero, bari bamuvuga ati uyu muntu yabaye inzu wabo ntabwo nakabaye namushinguye njyenyine, ariko bigiye kuba ngombwa kubera ko nta muntu n'umwe tuzi baziranye, kubera ko nta hantu na hamwe yigeze atubwira cyangwa ijambo rimwe yigeze atubwira. Rero bari bamaze gufata isuka bagiye gucukura munsi y'aho baba bagiye kuba bamushingura, baje kuba bumva ku bw'amahirwe aje kuba yakorora, bagiye kuba basangana iwe ariko basanga aracyari muzima, aracyahumeka. Ibi ni ibintu byari bishimishije. Rero icyo usabwa ni ugukanda ku buto subscribe kugira ngo dukomeze gushyigikirana twumva ibiganiro nk'ibi, ukibuka gukanda no kundi basigaye kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro nk'ibi uba wagenewe utiriwe bikugoye. Turuhaye ikaze mu buryo burambuye ukomeze gukurikirana ibiganiro.